abisiwe bazishima kubabaye abisiwe nturamudata koko azajya ibintu byanjye amfatirana ngo yuko ari byo burimo kwa kwenza bahekenya kabisa nanjye bwawe Kato yo ndebuze turi mu biki nandi gukora amasuku wa amakuru yawe hari sawa biragenda ariko urumva ntabwo bigenda neza cyane tubore rwose hano hantu ndi kumva by'ibibazo byanyu biri hano muri resitora gupfa amandazi ngari gupfa Kato sinzi amandazi ari gupfa cyane kuko ejo bundi baherutse kutuzana amandazi aryoshye ariko natunguwe no kubona mu gitondo bukeye nagiye kurebamo nsanga amandazi ngo yapfuye umva ni ikibazo nabuze uwo munsi ayo meza abakiriya bisaba kujya kugura hanze kuna amandazi nabonaga ameze neza naza kwifataho n'irindazi ku base tujya aho nica akazi buriya akazi ka papa ndakubaha ariko we Kadogo aracyari papa arenda kuza Kadogo arenda kuza kandi papa uramuzi uramuzi Kadogo ikintu ubwo ngubwo ngiye ndamuzi uriya musaza sinzi kabisa sinzi mbese azaza ajyana araza muri iki cyumweru ubwo arenda kuza kandi papa uramuzi uramuzi Kadogo ikintu ubwo ngubwo ngiye ndamuzi uriya musaza sinzi kabisa sinzi mbese azaza ajyana araza muri iki cyumweru ubwo urabona yari yagiye kuteduwara utuntu wara Dubai arenda kuza Kadogo sinzi papa nta kintu wamubwira uramuzi none se ngo azaza ajyana araza muri iki cyumweru we Kadogo dore ngiye kujya mu mujyi ngiye kujyana kwa Ngangura urabona ibintu byanga muri resitora byito bifate neza ko ndaza bitinze simari Jesu! Kabisa Amida berarti Tagas kinji. Punguza zaje nibageze Napunguza zaje napunguza Kato Kato, ibini biki Kato? Kato ibini biki Kato? Ibini Kato ibini bigomba gusubirwamo. Ibintu rwose bigomba ariko kwiga birakunaniye no gucuruza birakunaniye urabona igisigaye ari iki wallahi ngenda kujyana ndabona ari cyo nsigaje kugukorera nta kindi nagukore ariko papa usibye ibintu by'icyo ntonganya si cya Kikadogo wazanye si cya Kikadogo wazanye biga muza mutonganya nagureba muzana Kikadogo byakoze Kadogo Jesu! Papa, after you move, Papa, Oh no! Bandico! Oh no!